nzanye ubutumwa buteye ubwoba bw'amarira n'agahinda mwihishurirwa naraye mpawe muri iri joro. N'ubuhanuzi ariko nkunda guhanura ibyiza, ariko nabonye ibiteye ubwoba kandi bibi. Ariko mu izina rya Yesu Kristo ngira ngo tuganire muri iki kiganiro. Ndaguhaye ikaze, uzane amatwi n'umutima, kandi mu gihe twatangiranye turakomezanyije. Mu izina rya Yesu tugushimiye gukanda subscribe kw'igicano Imbabazi TV 3. Umwami aguha umugisha, ukore like no muri comment igitekerezo cyawe kiremewe, cyangwa inbox utwandikire. Nimero ya WhatsApp iriho. Turagukunda, nawe uradukunda. Nawe udatahura udasobanukirwa turagukunda. Tugukundiye gukizwa no kwihana, koko ari cyo kizima kiruta byose. Ubutumwa tuvuga hasi ubwacu, n'abadukurikiye si twe bakurikira, bakurikira iri muri twe, ivugira muri twe, ituye muri twe. Nguhaye ikaze, unyemerere mu munota umwe cyangwa mu masegonda twubahe waduhaye amanywa akaduha nijoro. Turagushimiye Mwami Yesu, dutangiye tunashoje, uri Alpha uri Omega. Ndagushimiye umusaruro mu mitima no mu matwi no mu mubiri. Umuntu wese wakurikira ubutumwa bwiza unyuza hano, ntibibe mu gutwi bisohokere mu kundi, ahubwo Mwami bikiza umutima n'umubiri, kandi bibohora Afurika, bibohora isi, kuko tubivuga ku bwawe. Urakoze rero, ubane natwe mu izina rya Yesu, amen. Nagiye kubona mbona muri iri joro, mbona uruzi rwuzuye cyane. Uruzi nta muntu utaruzi. Nibidukundira urareba ku ruhande hano iyi video y'amazi, mbona uruzi rwa Ruhara ruzuye. Urebe iyi video uko uri kuyibona. Nge nditinyira nigirira ubwoba. Muririmbyi yaravuze ngo nzahindira umushyitsi munsi y'ukuboko kwawe. Mwami umbabarire, umpa imbaraga. Nabonye uruzi rwuzuriranye, kandi mbona urugomero rwari rugomeye ruraturitse. Urugomero rumaze guturika, mbona uruzi rwuzuriranye, mbona umugezi wa Ruha wuzuye, mbona umugezi w'Akanyaru wuzuye, mbona umugezi wa Nyabarongo wuzuye, mbona Victoria yuzuye, mbona Tanganyika yuzuye. Nabonaga uru ruzi rwuzuye. Mbona igihugu cy'u Burundi, mbona icy'u Bugande, mbona icy'u Rwanda. Mbona aya mazi, urabona nk'uko wafata akantu k'akabogisi kuno. Mbona umugezi wagose urazenguruka, ariko mbona ruguru hari ahantu haturitse urugomero runini. Nabonaga runini cyane, rufite amazi ashobora kuba yabangana nk'inyanja ya Mediterane iramutse itobotse. Yego, nabibona guko. Mbona marayika wanyerekaga arambwira ngo ese wigeze ubona intambara? Ndabwira narayibonye, amahushuka, icyo nakita umuhonjo, cyangwa se bimwe tureba muri filime. Ibindi twabonye mpamenya ko nge ntabwo nigeze mbona intambara, ariko nyibona muri filime no mu mateka no mu bitabo. Uko subiza uko, untege ugutwi wumve mu izina rya Yesu, ariko wumvire gukira. Mu gihe cy'ukwezi uzabona umusaruro wakuye ku Mbabazi TV 3 mu butumwa bwiza. Dutabara Afurika, tugutabara nawe witabara. Turi ku rugamba rukomeye kandi ruteye ubwoba, ariko kamanda ni Yesu, amen. Mbona marayika wanyerekaga ambwira ngo uriya mugezi uri kureba, urugomero rwaturitse wabonaga. Hayi data wa twese uri mu ijuru, urugomero rwaturitse, abantu bagomeye intambara, bagomera intambara. Cyo nakita ko ibiturika muri Ukraine, mbona nibyo biri guturika ku mugabane wa Afurika. Ibiturika hano muri Isiraheli na Palestine, mbona nibyo biri guturika muri Afurika, muri ibi bihugu byacu. Mbona urugomero rwaturitse, ni imitima y'abantu. Habayeho ko intambara ibyimba mu bantu, iriya gisereri irabyimba.
iriya gisereri irabyimba ku muntu uwo ari we wese. Yesu we, mbona abantu, abajenerali, abamajoro, abakapiteni, abariyetona, abashereja, mbona abo bantu bose n'abasoda abangaba batagira igarade. Yewe we, numva marayika arambwiye ngo ese wari wabona umuborogo n'amarira n'agahinda ku mugabane wa Afurika, kujya usengera Afurika? Nipfuka mu maso mbwira Imana ngo mbabarira, ntabwo amaso yanjye yaremewe kubona ibibi. Tugomba kubona ibyiza mu izina rya Yesu, tugomba kubona amahoro mu izina rya Yesu, tugomba kubona ibinezeza n'ibiruhura umutima mu izina rya Yesu. Ntabwo ndi muri kayo kureba ibibi. Nashubije iyo jambo ko ntakunda kureba ibibi, kandi ko mujya mubona niyo postinze nk'akantu gateye ubwoba kuri WhatsApp, ntabwo nkarangiza niyo nkirebye igisi nkirangiza. Ndi umuntu ukunda amahoro. Amen, amen. Mbona marayika ari kumbwira ngo rero biriya wabonaga, buri gihugu cyariteguye, gitegura ingabo, gitegura intwaro, barazoza, barazitunganya neza, bazikura mu bubiko, bazikuraho ivumbi, bareba ko zikora. Zimwe bazirebesha mu mipaka y'ibindi bihugu, zindi zireba mu mirwa y'ibindi bihugu. Igisirikare kiritoza, bongera ikindi, bongera umushahara, bategura ishyano rigomba gusimbura irindi shyano. Navuga ko umuntu utegura ibyo ni Satani. Nta wundi muntu wabasha gutegura intambara atari Satani, kuko umuntu gupfa ni bibi. Kandi nza gusanga abenegihugu bo mu mutwe, marayika yamwe ngo urebe Burundi bwose, urebe u Rwanda, urebe Uganda, abenegihugu babandi ari bo twe batazi icyo nakita iby'intambara, kuko benshi mu Rwanda ngira ngo abayizi ni bake, abandi ntayo bazi. Tumaze igihe tutumva n'igiturika aho giherereye, tubibona ahandi, tubyumva ahandi. Ni Burundi 2015 mwarahatswe, bamwe barabyumvise, ariko mbona bamwe bari kubiserebura, kuko jyaho narindi twihishaga cyangwa se twinyegeje. Umwana waho w'imyaka 7 yarakubwiraga ngo iyo ni mitraillez, iyo ni Kalachnikov, iyo ni RPG, iyo ni Stream, iyo ni bes amoko y'imbunda, we akayakubarira uko barasa ayabara, uko barasa ayabara. Namwe rero mwariye ku muhonjo, ariko iriya si intambara. Ntabwo abenegihugu rero ibi bintu bo babyumvisha amatwi ko hashobora kuba ingwano, bakumva ko ari ibintu byoroshye biciriritse. Ariko iyaba Yesu aguhwejesheje akakwereka akaga n'ishyano shitani ashaka gusimbuza irindi shyano, wakafashije tukiyiriza ubusa, wakafashije tukarira tukaboroga, tukaririra umurimo w'Imana, tukaririra abarimbuka, tugaca bugufi, tukihana ibyaha by'igihugu, tukihana ibyaha bya basogokuru, tukihana ibyaha by'ababyeyi, tugasaba imbabazi abaperezida, tugasaba imbabazi Afurika, tugasaba imbabazi, tukaniha, tukaboroga, abantu bakisonzesha, bagafata amafungo, imikino n'imipyinato mukayivamo. Koko ibyo mwe muri gukina nabyo ntabwo murabibona, ntabwo mubizi, mutegereje akaga. Mwumvise musoma mu bitabo, mwumva abantu bavugira mu itangazamakuru, mukagira ngo biroroshye. Mwigeze mwumva disikuru y'umuntu umwe yavuga ngo ab'Ikigoma bazaza n'ab'Inyanzirake baze. Mwumva n'indi disikuru ngo natwe turiteguye. Undi ati nzahagarara iki sasa ntibizasaba kugenda, twe tukumva ahari ni ibintu biri kuvuga uko nk'uko abivuze uko. Ariko urusasu rurotsa, umuhoro uratema, ifuni irica, ishoka irica, ibiti birababaza. Intambara iragatsindwa n'Uwiteka umuremyi waremye isi n'ijuru, Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo.
uwo wanga arakabona ibyo bintu, ariko ntawe nifurije kubona intambara ni mbi, irasenya ntiyubaka. Rero marayika wanyerekaga anyereka ambwira ngo imitima y'abantu, ntabwo bari disponible, ntabwo bahugukiye kumenya neza ibyo bari gukina nabyo, kandi uruzi rwuzuye, kandi amazi mutangira atararenga inkombe. Uturengere Mana, uturengere, uturengere amazi atararenga inkombe. Uturengere Mana, uturengere, uturengere amazi atararenga inkombe. Uturengere Mana, uturengere, uturengere amazi atararenga inkombe. Nagira ngo nkubwire ko Imana iturengere amazi atararenga inkombe nyikiriza. Intambara ifata abagore ku ngufu, intambara ifata abakobwa ku ngufu, intambara isahura, intambara isenya igasenya inzu nziza, igasenya inzu mbi, intambara yica impinja, intambara yica itarobanura, bisasu ntibibona. Aho mwarimaga mugiye kubona hatakara ibibombe, kandi mwahahingaga ibintu bikera. Abo bakobwa bawe wishimiye, ntuzi bigiye kubabaho abasore bawe wishimiye. Yobu wari kumwereka ko abahungu be bagiye gupfa, Yobu wari kumwereka ko abakobwa be bagiye gupfa, ko imitungo yigiye gutikira. Buriya Yobu yari guhita afata umwanya, mumbabarire ndavugana amarira kuko ibyo ndi kuvuga ntabwo ari inkuru ishekeje, ni inkuru ibabaje. Inkuru ibabaje ivugwa nk'inkuru ibabaje, kandi unyemerere nawe ubyumve nk'aho byabaye. Niho Imana yasura umutima wawe ikaguha mwemu yera wo gusenga. Yobu iyo aza guhishurirwa biriya, Abayahudi iyo bahishurirwa ibintu Hitler agiye gukora, bakabireba neza bakaba babizi, iriya jenoside yakorewe Abayahudi, iyo baba babireba bakaba babizi, bari kujya bihitiramo, aho kugira ngo umuntu akwica gusekuye mu isekuru, wakihitiramo urupfu ntabwo warubura, urwo wapfa rwose, ariko umuntu atakwishe ubwo agashinyagura. Ngira ngo Bibiliya ireba ngo akaga kazasimbura kandi ishyano risimbura irindi. Ibyo bintu nta wabyifuza, n'uwabisomye n'uwabibonye, ngo 2/3 bizapfa, 4/3 bizapfa, 5/7 bizapfa. Nicyo gitabo cy'indirimbo. Ibyo bintu byose ni akaga nta muntu nifurije kureba no kwitegereza rwose. Niba unkurikiye twese tubabajwe nihishurirwa abantu bagize ntibagire icyo bakora, yerekwa abantu babayemo ntibagire icyo bakora, bo bakaririmba gusa ngo intambara irasenya ntiyubaka mbisubiyemo, irasenya ntiyubaka mbisubiyemo. Nakubwiye ngo mwihishurirwe uyu mugezi wuzuye, mbona amazi ari kwenda kurengera ibihugu, kandi mbona nta buhungiro, mbona wagira ngo ni ya mvura yo ku bwano. Reba aya mazi uko yahururaga muri iyi video, uko ari guhurura ahorera. Mana irambwira ngo iriya ni intambara iri guhurura, kandi abantu baragomoroye ngwize, abantu bari kuyiririra ngwize, abantu barayikeneye ngwize, abantu bari kubifeta, abantu bari kubifiringa. Intambara ngo yabafasha guhindura imiyoborere n'ubutegetsi, intambara ngo yabafasha kuzana iterambere. Ni mwibazo umuntu wicara kuri kamera agatega amatwi disikuru z'abanyepolitike, bo bari kwihaye intambara no kurwana no gukomera, bakumva ko ngo intambara izabazanira iterambere, intambara izakuraho perezida naka hajyeho undi, intambara izasenya biriya ngo bubake ibindi. Aho nta gisubizo kirimo, nta ntambara izana iterambere, nta ntambara izana igisubizo. Intambara izana akaga, intambara izana ishyano, intambara izana amarira, intambara izana agahinda. Munino na country iyo tugirirwa umugisha wo kuba dufite amakuru ahagije, nuko bamwe bari bato, ntabwo biba byarabaye kuriya, ariko abahabaye n'abahanyuze uranabireba ukumva umutima urakuriye,
umuntu akubwira uburyo yanyuze mu ntambara, umuntu akakubwira uburyo iyo ntambara yari imeze, umuntu akakubwira uburyo jenoside yakorewe ndetse uburyo iyo jenoside yasaga n'uburyo yari imeze, ukumva urahahamutse utaruhahagaze, ntabwo intambara muzayireba nk'uko muri kureba amafilime ya Yanga. Intambara n'uburozi butaraza, n'uburozi batarutsa. Intambara ntirobanura, nta bwenge igira. Intambara ntawe uyiyobora. Intambara wayitangiza ariko ntushobora kuyirangiza, ntunayibwira ngo nyura aha. Uyitangiza uzi yuko uyitangije mu kwa mbere. Vladimir iyaza kuba azi ko intambara yatangije kuri Ukraine izagera iki gihe, ahari aba yaranyuze indi nzira. Zelensky yaba yarazi ko Joe Biden azavaho iriya ntambara itarangiye, ntabwo aba yarakoze biriya. Palestine yimenya ko izagaba igitera intambara ikabigeza ahari iba yarabiretse. Israel yimenya ko na n'aya masaha ibikirwana na Palestine ahari iba yarabiretse. Uyu munsi wa none niba hari abaturage turi kumvikana hano bumva no muri comment bavuga ngo, ukabona umuntu aranyandikiye ngo ngenda ashaka intambara, ndifuza intambara, ushobora kuba uri umuntu utarabonye intambara, utanayizi, ariko ikintu uri gusaba n'ikintu uri kuririra kimeze nka wa muntu wasabye igihanga cya Yohana, atari bukirye, atari bucyotse, atari bugiteke, atari bugishyire mu isombe ngo kivemo umufupa, kureba umutwe wa Yohana ku mbehe gusa. Nyina mushutse ngo mubwire bakuko umutwe wa Yohana, kandi koko barawumuha, ishyano rimubera ishyano. Kiriya kintu yakimajije iki? Kutakibika, kutakirya, kutakinywa, kutagishyira abantu, ko atari nawe umwishe uvuga uti ndi intwari yarwanye na Yohana. Donc uri gusaba ibintu bibi mu ijambo rimwe, uri gusaba nabi. Uru ruzi rwuzuye rero ijambo rimwe cyangwa irindi, hari ukurugomera intambara ikaba, hari no kugomorora uruzi rukikomereza mu izina rya Yesu, kikaba igihuhuta kigomba gukomeza kigahita. Uhisemo iki? Ese muhisemo kugomera intambara ibe, cyangwa muhisemo kugomorora intambara ntika? Njyewe mpisemo kugomorora. Muri iri yerekwa nagize, marayika ambwira ngo abantu bagomeye mu mitima yabo nk'uko umuntu agomera amazi, bagomera intambara, iratutumba, biruzurirana kugeza ubwo abantu bose basigaye baryama bazi ko bari bubyukire mu ngwano. Indege ihita mu kirere bati karabaje, imipaka irafungwa, ingendo zirahagarara, bamwe bafatirwa mbarirwa. Donc ndumwe rero mu bazamuye ijwi numvikanisha imbere y'ishobora byose, iduha umwuka w'ubuhanuzi n'ihishurirwa n'igerekwa. Ntihakabe intambara mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Au nom de Jésus, nta ntambara dukeneye ku mugabane wa Afurika, by'umwihariko u Burundi n'u Rwanda, Ubuganda. Nta ntambara dukeneye muri Kongo, Kenya, Tanzania. Nta ntambara dukeneye. Wowe nkurikiye aho uherereye hose, emeza iri jambo hamye mu izina rya Yesu ko nta ntambara dukeneye kwa jina la Yesu Kristo. Nta ntambara dukeneye. Au nom de Jésus, duhagurukije imitima y'abasengera mu kuri no mu mwuka, imbere ya Rurema, imbere y'umwami Yesu, imbere ya Data, imbere y'umunyanazareti, mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya! Wabambwe rimwe kandi waducunguye, uwo nta ngwano dukeneye. Au nom de Jésus, nk'umugore arwana n'umugabo tukumva amarira, tukumva agahinda, nta ngwano dukeneye. Igihe twaruhiye kirahagije. Nta gihugu kidafite impunzi, nta muntu udafite uwahunze, nta muntu udafite uwe yabuze amuburiye mu ntambara. Buriya abazungu bashimishijwe nuko hano haba intambara. Ese wagize ngo iriya ntambara yo muri Ukraine ibaye inaha, iriya barayiproteje bakayisikirita, bakayimirira ahantu hamwe, ikaba mu basoda gusa. Wagize ngo iyi ngiyi bazayirwanirira kugira ngo intambara ibe mu basoda gusa? Izinjira mu bene gihugu muri gukina n'umuriro. Iyi ngiyi wagize ngo abazungu bazafata umwanya n'igihe bavuge ngo umugabane wa Afurika ngo mutabare? Murebe ibyabaye mu mwaka w'igihumbi 1994, bapakiye imbwa zabo
batwara abantu babo, bahungisha abo bashaka, abandi bose barabareka, kandi indege zituzuye, kandi ubutabazi babufite, kandi ubushobozi babufite. Ariko koko ari umugabane nakita washigajwe inyuma n'amateka. Murantunga, hari igihe mu biganiro tuvuga umuntu akibeshya ijambo rikamuroka, ariko tubiseguyeho. Nta muntu n'umwe ukuze wabonye intambara ushaka intambara. Oya, ukigirira imbabazi ejo kizawukugirira kandi kizawukumarira. Bitekeshe zeredererebo. Haleluya. Izenguruko urebe umumaro igihugu cyaba cyarakumariye koko mu izina rya Yesu Kristo. Akami ka muntu n'umutima we nurangiza ukigirira imbabazi. Haleluya. 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 Hola, ceceka, ihorere, ndumva guhore rakumu-kiza Yesu, ndumva imirindi yeragaruka, shuti ihangane aje kukuruhura. Abana b'Imana tubikiwe ibanga, hari uruhisho duhishiwe mu ijuru, uko tuzasa ntikuranahishurwa. Ni nacyo gituma ab'isi batatuzi, bakabona imvura igwa mu mirima ya twese, bakatwitiranya koko dusangira ibyago, bakabigira kenshi baturusha n'ubutunzi, bakagenda mu modoka utagira n'igare, imbwa ze zigahaga, injangwe zigahaga, wowe imbabura imanitse. Ariko hora ibyacu saho biciriye, hari igihe bigiye gusobanuka, biri busobanuke byose. Abana b'Imana tugahagarara twemye mu izina rya Yesu Kristo. Mpanuriye amaboko yawe, mpanuriye igihugu cyawe, mpanuriye ubuzima bwawe. Haleluya. Haleluya. Ndagira ngo mvuge ibyururutse umutima ku matwi yawe, mu mutima wawe, mu bwenge bwawe. Ndagira ngo mvuge Imana ku buzima bwawe. Munyemerere nkuko umuririmbyi yavuze ngo mureke mvuge Imana, nanjye mvuge Imana mu izina ry'umunyanazareti. Haleluya. Mu izina rya Yesu Kristo. Waritiranyijwe kenshi, barakwitiranyije kenshi, wahuye n'ibiza, wahuye n'amageragezwa, wahuye n'amarushwa. Muri iyi si mu bushakashatsi bwanjye, niba hari abantu bahuye n'ubuzima bubi, niba ari abantu bakunda guhura n'ibibazo, cyane abamama n'abakobwa, hakiyongeraho abana, hakiyongeraho rero abagabo. Ndagira ngo nkumenyeshe ko ntabwo ari aha biciriye. Kuba wararozwe, kuba wirirwa ugenda, kuba urara ugenda, kuba urondeza bikanga, kuba waragiye bikanga, mu mashuri bakakurindagiza, ikintu icyo ari cyo cyose Satani kakurindagiza, aho utafashwe n'umuvumo gafatwa n'abarozi, aho utafashwe n'ubukene bw'igihugu gafatwa n'akarande n'ibisekuru. Ariko mu izina rya Yesu Kristo ryabwiye Aburahamu ngo ntukitwa Aburahamu, mwise Aburahamu. Mu izina rya Yesu Kristo ryabatije Sarayi, rikamubwira ngo ntukitwa Sarayi, wiswe Sara. Ndatangaje mu izina rya Yesu Kristo, hindurirwa izina, hindurirwa izina mu izina rya Yesu Kristo. Kurwaho Yakobo bisobanura uburiganya, itwa Isiraheli mu izina rya Yesu Kristo. Ndakuramukije we wizeye, ndagushuhuje wowe uri mu mavuta, ndagushuhuje mu izina rya Yesu Kristo rishobora gukamya inyanja, izina rya Yesu Kristo rishobora gukamya imigezi, izina rya Yesu Kristo rishobora gukamya inzuzi, izina rya Yesu Kristo rikuraho abantu umutwaro n'umuruho, izina rya Yesu Kristo rishobora kubohora abarushye n'abaremerewe, izina rya Yesu Kristo rigaburira benshi cyangwa bake, izina rya Yesu Kristo rishobora gukiza abantu umutwaro bikoreye igihe kirekire. Nagira ngo nguhanurire, nagira ngo nkuvugishe mu izina rya Yesu Kristo. Ndatangaje ko rero uburiri bwawe utahe. Ndatangaje, va ku gisasiro cy'indwara, va mu gisasiro cy'amarira, va mu gisasiro mu izina rya Yesu Kristo, va mu gisasiro cy'amaganya, va mu gisasiro cy'agahinda, va mu gisasiro cy'ubwihebe. Onodi Jezi, hagararana natwe mu kwizera, bishobokera bizera. Hagararana natwe muri aka gakiza, gendana natwe muri uru rugendo mu izina rya Yesu.
mu ijambo ry'Imana hano ku Mbabazi TV gatatu. Nagira ngo kumenyeshe ko iyi ni cano yivuga butumwa mu izina rya Yesu Kristo. Gendera iburyo, ryamira iburyo, byukira iburyo, hagarara iburyo, kuko iburyo hazaba intama ariko ibumoso hazaba impene. Mu izina rya Yesu Kristo rishobora kukubatura, rishobora kukubohora, rishobora kugukiza, rishobora kugutabara. Mu izina rya Yesu Kristo dutangaje inzira ahatagira inzira, dutangaje inzira ahatagira inzira. Oh haleluya, nzakujya imbere ahatarenganiye, nzaharinganiza ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Mu izina rya Yesu Kristo, intare yo mu muryango wa Yuda, igishyitsi cya Dawidi, uwo nakujya imbere utsinde, uwo nakujya imbere wemerwe, uwo nakujya imbere uneshe. Haleluya, intare yo mu muryango w'Abayuda. Nawe uri mu Bayuda, uri muri famiye y'Abayuda, uri umwana w'Umuyuda. Hano hari Simba wa Yuda. Mu izina rya Yesu Kristo, umuriro, Yesu ni umuriro, Yesu Kristo ni intambwe. Mu izina rya Yesu Kristo nakugenda imbere, nakugenda imbere, hagararana nawe, mwishimikize, nakubere itara mu ijoro, nakubere igicucu ku zuba. Mu izina rya Yesu Kristo tera imbere nk'umuzinga, haguruka mu burwayi, haguruka mu kugumirwa, haguruka mu bugumba, haguruka mu izina rya Yesu Kristo mu rurindagiro, haguruka mu rucuriko, haguruka mu byago, haguruka mu gahinda ku bwa Kristo Yesu. Mu izina rya Yesu nagutsindire, nakuneshereze. Zuka mu izina rya Yesu. Hari imbaraga zazuye kwa Yayiro, zizura no kwa Lazaro, zizura no ku musirikare. Uyu munsi ni wowe ushyikiriwe. Ndagira ngo kumenyeshe ko urashyikiriwe, iba myinshi gahimwa n'umwe. Mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, badayimoni viziyo yawe barayishe, icyerekezo cyawe baratuma uradeviya, ariko mu izina rya Yesu umuhamagaro Yesu ahamagaramo ni uwo guseka, ni uw'amashimwe, ni uw'ibyiringiro, ni uw'agakiza, ni uw'amahoro, ni uw'ubugingo. Mu izina ry'uwatubambiwe, mu izina ry'uwaducunguye, ndatangaje ubutwari, ubushobozi mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, 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 haleluya. Imiyaga n'imiraba ni Kristo bihagarika, ngo kandi yavuze ngo bituze nabyo biramwumvira. Ndatangaje mu izina rya Yesu Kristo. Yewe mukobwa w'i Siyoni, hora, ceceka, nanjye ndumva guhorera k'umukiza Yesu. Ati yemwe, ndumva umukiza Yesu. Haleluya, ndumva guhorera k'umukiza Yesu, ndumva guhorera k'uyu mukiza witwa Kristo. Ahore yagiye hehe? Aje gutabara. Ikimuzanye niki? Aje gutabara. Mu izina rya Yesu Kristo. Iri jambo ryabwiwe umukobwa w'i Yerusalemu. Yesu yaritegereje abona rya jambo nababwiye, umuruho ku bamama n'abakobwa n'ibibazo byinshi bahura nabyo n'intambara, abisanisha n'iri jambo, aravuga ngo yewe mukobwa w'i Siyoni, hora, ceceka, wirira. Umuntu wese uri mu kigeragezo rero abasa n'umugore, abasa n'umukobwa, bura mu mwuka niko Imana ikubona, kuko nawe uhorana amarira. Shitani ihora igucunaguza, shitani ihora ikunyohaguza, shitani ihora ikwambaye, shitani irakubyukana, shitani irakwiriranwa muri karitsiye, shitani ihora ikugendana. Doke wagira ngo shitani yabaye shitani amanywa na nijoro, shitani yabaye shitani ihora iguteseza. Shitani isa naho wagira ngo bayirangiye umuti muri wowe. Shitani wagira ngo bayibwiye ko igomba nyine kuguhitana, ariko ko kwiri muri misiyo ku buzima bwawe. Ariko hari Yesu yaravuze ngo muzakandagira inzoka na sikoropiyo. Arongera aravuga ngo nimunyizera ijambo ryanjye rikaba muri mwe, musabe icyo mushaka kandi muzategeka n'umusozi utabwe mu nyanja. Haleluya. Nagira ngo nkusabe isake muri wowe, isake. Samusoni yarisatse aravuga ngo nibyo koko munogoye amaso, nibyo koko mwanamboshye, ngo ariko akamegemege gatangiye kumera, kagasatsi gakeya ngo gatangiye kumera, hose arisaka, yumva utwanwa turaje, yumva hejuru agasatsi kari kuza, ngo arisakasaka, itugatuge mu izina rya Yesu. Ngo arisakasaka aravuga ati ridene, aritugatuga aravuga ati iyi nzu kugira ngo nyubake, aritugatuga aravuga ati ubukwe, aritugatuga aravuga ati kugera i Burayi,
aritugatuga aravuga ati kugira ngo mubyare, aritugatuga aravuga ati kugira ngo ngubake, aritugatuga aravuga ati ikintu usigaranye ni kimwe, nuko tugiye gupfana ariko hagapfa benshi baruta abambere. Itugatuge shitani arakuvaho, isakemo amavuta ya nyuma, isakemo imbaraga y'ubutwari ya nyuma, isakemo ibyiringiro bya nyuma, isakemo kwizera no kureba bwa nyuma mu izina rya Yesu. Isake ntabwo usigariye aho, nubwo wamaze kumva uri vide, ariko isake mu kuboko, kwa kuboko kwirukana abadayimoni na rwa rutoki, isake mu izina rya Yesu. Rwa ruhanga Yesu yasutsemo amavuta, isake mu izina rya Yesu Kristo. Ka kanwa wajyaga uvugisha, isake ntabwo hari bubure na duke tukurokora mu izina rya Yesu. Isake ryajwi wumvise, isake za nzozi wabonye, haleluya. Isake rwa rugendo rwawe ntabwo icyo ari igihe cyo gupfa cyangwa kurangira. Isake mu izina rya Yesu, igihugu cyawe cyarokoka kubera wowe. Rega umuntu umwe arakiza igihugu, babiri barakiza igihugu, 10 barakiza igihugu. Isake Yesu arabyemera, isake Yesu aragushyigikiye, isake Yesu Kristo muri kumwe. Ngo nuko aritugatuga ubwo ari kwishakamo inkomezi, arisakasakaza kuzibona mu izina rya Yesu Kristo. Nuko ngo Moridekayi yumva inkuru ko pro minister wishika w'ishuti yamaze kubagurisha no kubagambanira, we yajya agaragaza inzuzi zitwa Puri, buri uko umwaka utashya araguza kuzica abayuda no kuzahonya abayuda, nguko umwaka utashya agahora ikirenge cye kiri mu bapfumu. Nawe si rimwe bakugiriyeyo, si kabiri, si gatatu, si kane, ariko mu izina rya Yesu Kristo tugiye kwisaka turebe ukuboko kwa rutandi maboko yose atugenza. Ngo arisakasaka, ngo amaze kwisakasaka afata yitatu, arangije gufata yitatu ayabirindura ataryatamo, akiyavamo ngo yari yambaye amagunira, hashiyemo iminsi Hasuweri Satani ahagera, aravuga ati burya rero muri twe harimo ubwami buruta ubwa Hasuweri, harimo kwaje, harimo kwa systeme. Nubwo wabenzwe kuriya ukangwa kuriya dirizikanga, nubwo byagiye bisubira inyuma bikagenda bifeyiringa bikagenda bishwana, ariko mu izina rya Yesu Kristo hagarara weme, ntabwo ari aho ubuzima bwawe burangiriye. Isakasake utuvuta duke usigaranye uraducunda. Umupfakazi yarasigaranye duke, ngo ari burarire iryo joro n'umwana we ngo bakipfira mu gihe cy'amapfa. Utwo turahagije, twamuhesheje kubaho iteka ryose. Mungu asifiwe sana. Urareba muri wowe ntabwo uri buburemo ni korasi, nturi buburemo na kantiki imwe, nturi buburemo n'ijambo rimwe usigaranye, ariko ukagira ibyo ukiza kandi ukagira abutabara mu izina rya Yesu Kristo. Icyubahiro kibi cy'Imana. Isakasake wikemera gupfa, witega agahanga ngo bakamene mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo umuhata ari ubusa ku mwami, ntabwo turi guhamba imbwa onodi Jezi, ahubwo dufite ishobora byose, sumba byose, dufite yavuganye natwe. Iyi niyo kwizerwa, niyo kwiringirwa. Iyi rero isakasake tugiye gusengania data. Isakasake tugiye kwizera, tumubwire ngo dusanze nibyo koko twaragabatanyije, nibyo koko twaragabye, nibyo koko twagiye mu bigawa, ariko mwami waremye ijuru n'isi aracicaye ku ntebe y'imbabazi, aracyagufite muri planning yo kugutabara mu izina rya Yesu. Ndakumva papa, ndakumva mwami wanjye, ndakumva mwami Yesu. Haleluya. Mu nyanja Yesu yaturishije inyanja mu izina rya Yesu. Abigishwa barisatse baribura, bishakamo imbaraga barabibura, baroha byose, bajugunya byose, basubiranamo barabwirana, ariko ngo agatima karibuka, nawe ibuka ngo karavuga ngo ni mu mukangure nawe tumuganyire, tumubwire ko tugiye gupfa, nawe adusinyire kuri urupfu. Ariko niba uri mu ntege nke uri kumwe na Yesu, niba nta kwizera ufite ariko Yesu muri kumwe, niba Yesu umwemera, niba Imana Data iri muri wowe n'umwuka w'Imana uri muri wowe, bimeze nka wa muriro wa kera bavumbikaga bagashyiramo igishyitsi, bikaba umuriro wibereye aho utari kwaka, ariko
bimeze nka ya nkoko abantu bajya gufata bazi ko ari inkoko bagasanga ari inkoko. Nibyo ko kuba kwitiranya, kuguhimba amazina no kukwitiranya nta kitagira. Nk'uko wasezeranye kuva mu matwi irahinda, uduhembuza imvura. Reka dufatikanye umuririmbyi ya 32 mu ndirimbo zo gushimisha mu mwanya wo gusabira abantu umugisha tubahezagira. Mwamutuvubira imvura nk'uko wasezeranye, twumva twumye mu mitima, uduhembuza imvura, utuvubira imvura. Iyo umugisha wawe hahoze hagurujojo, duha umuvumbi wawe. Mwamutuvubira imvura yaduhembura rwose, twumva mu matwi irahinda, uyidusohozeho, utuvubira imvura. Iyo umugisha wawe hahoze hagurujojo, duha umuvumbi wawe. Mwamutuvubira imvura iducushumukeho, tuje guhabwa umugisha wadusezeranije. Utuvubira imvura iyo umugisha wawe kumva mu matwi irahinda, uyidusohozeho. Mwamutuvubira imvura icyami kagwa vuba, ubu tukiri ku mavi tukigutakambira, utuvubira imvura iyo umugisha wawe, utuvubira imvura iyo umugisha wawe hahoze hagurujojo, duha umuvumbi wawe. Igihugu cyaguhaye amata kiguha n'ubuki, wowe wateye imbere. Igihugu utegereje ko kizaguha ibyiza wikihakana mu byago. Igihugu cyatumye ugera aho ugeze, igihugu cyakureze, igihugu cyaguhetse. Ubwo ndavuga igihugu cyawe, njyewe icyanjye n'u Rwanda. Wigitererana mu bihugu byinshi wumvise wabonye. Fata igihe wiyiriza ubusa, fata igihe ugisengere. Uhororeye inka nziza, uhafite umugore mwiza, uhafite abana beza, utemberezamo umuduga mwiza, uraryama mu nzu. Donke izenguruka urebe ko nta mumaro iki gihugu kikumariye n'ubu iherezo. Nta kita biba myinshi gahimwa n'umwe. Nyemerera dusengane umwami tumwizeye ko agiye gukora imirimo n'ibitangaza.
Ndagushimiye data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahishe kandi ubwami bwawe nibuze. Haleluya. Uteze amatwi ubu buhanuzi, iyi nyigisho, mu izina rya Yesu uturishe iyi migezi yabiriranye y'intambara, uturishe ibiyaga n'inyanja byabiriranye by'intambara ku mugabane wa Afurika. Nta ntambara dushaka. N'uri mu bisengero umuhe umugisha wo kumvirwa nanjye, mu izina rya Yesu Kristo ndagusabye. Hama ndakwinginze no muri bene data, hari ab'ibigeragezo buzuriyeho, hari ababuze ayo bacira n'ayo bamira, hari ababuze iyo bava n'iyo bajya. Mu izina ry'uwatubambiwe ciye bugufi, asate Bwana magwana, ciye bugufi. Haleluya. Ciye bugufi. Haleluya. Uhumugisha umuntu wese twari twatangiranye iri teraniro tukaba turisozanyije. Umwigisha n'umwigishwa rero tukora ipaso, mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Ndagushimiye wowe ugendana natwe, ubana natwe, ukande subscribe, ukore like, ukore share. Ikiganiro nikiba cyiza bitakubangamiye ugishayiringe n'undi. Iyi ni Imbabazi TV 3, nitwa Habiyambere Martin. Ndabakunda, ndabasengera kandi namwe murasengera. Mbona komenti zanyu zidushyigikiye, ziduteye intege n'ingabo mu bitugu. Umwami akumera umugisha aho uri hose, nkuhesheje umugisha mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Ugira ibihe byiza kandi tukwifurije gusubizwa no gutsinda no kunesherezwa n'Umwami wacu Yesu Kristo. Ciao ciao, shalom shalom. Mugire ibihe byiza aho muri hose. Amen.